Uyu munsi turi i Kanombe aho tubazaniye inzu yubatse mu kibanza kinini. Ni inzu nini, niba wumva ngo yubatse mu kibanza kinini uhite wumva ko ari imari. Ubwo ngubwo utuye mu nzu hafi ibibanza bibiri kuko yubatse mu kibanza cy'ubuso 560, urumva ni hafi ibibanza bibiri. Icyo wenda ntitugitindeho, hari ikintu ngira ngo nkubwire, muri iyi minsi amazu yarazamutse cyane ari guhenda, ariko burya ntabwo ari amazu azamuka, ahubwo ubutaka nibwo buzamuka. Rero iyo ubonye inzu iri ku butaka bunini gutyo ukaza ukayigura uba uguze imari cyane. Ni inzu nshyashya ya kadasiteri nziza, ifite dizayini nziza, rooftop hejuru, ifitemo ibyumba binini, amasaro ni manini. Ni inzu nyine yisanzuye yubatse n'amatafari ahiye, irimo iragurishwa, iri hano i Kanombe, urenze gatoya ku bitaro bya Kanombe niho yubatse neza. Ni inzu nyine nziza kandi ntabwo iri kure y'umuhanda wa kaburimbo. Nimba rero ukeneye inzu yo kugura nini yisanzuye, ifite parikingi y'imodoka zigera muri 7, igaragara neza, mpamagara nkugeze kuri iyi nzu. Rongera nakire mugenzi wanjye, noneho tugende tureba parikingi ubunini bwayo igice ku gice, ugumane natwe turebane iyi nzu nziza. Nk'uko bababwiye muri introduction, ni inzu yubatse mu kibanza kinini nk'uko nawe uri kukibonera. Gusa mbere ko tuganira kuri parikingi, banza urebe nawe design y'inzu. Ni design isize amarangi agiye atandukanye atuma ubwiza bwa ya nzu burushaho kwiyongera. Ni inzu ifite rooftop nk'uko ikibona, itatswe n'amavaze hejuru. Ni rooftop iguhereza view nziza ya quartier nziza utuyemo ya Kanombe, ubona ko ni ahantu hagaragara neza. Inzu ubwayo uburyo iteretse ubona ko ari ibintu biryoheye ijisho. Aha ngaha ni muri parikingi. Ni parikingi nini cyane, nini, ishobora kujyamo imodoka 8 cyangwa se zinarenga, ziparitse neza, kubona ko ni parikingi nini cyane yisanzuye. Ni parikingi kandi ipavomye ahantu hose. Si ibyo gusa, ni parikingi ikikijwe n'indabyo nziza ziri mu mabuye agaragara neza kuva hose ukazenguka, ndetse no ku mpande hakurya. Ni parikingi nini ikikijwe n'indabyo nziza zigaragara neza. Si ibyo gusa dusanga hano hanze, kuko hano hanze hari jaride. Ni jaride iteyemo indabyo zigaragara neza, irimo amabuye agaragara neza cyane, atuma ubwiza bwa hano hanze hagaragara neza kurushaho. Ubona ko ni jaride irimo indabyo nziza zigaragara neza. Turaza no kuhasanga bingaro yo hanze. Urabona ko nk'uko babwiye ikibanza ni kinini, gifite udushya twinshi. Ni amazu makeya uzasanga afite bingaro ingana gutya. Ni bingaro nini cyane, irimo intebe nziza zigaragara neza, ushobora kuza ukicarana n'inshuti zawe, n'umuryango wawe, na famiye yawe. Urabona ko ni ahantu heza, hasa neza, harimo amakaro agaragara neza, inkuta zisize amarangi atandukanye. Urabona ko ni ahantu hasa neza rwose, intebe nziza zisa neza. Tuzamukane izi stairs nziza ziri amakaro agaragara neza, duhereze ikaze kuri ya rooftop. Iyi ni rooftop tugezeho. Urabona ko ni rooftop nziza, aho wagera ubona amavaze meza arimo indabyo nziza n'amabuye agaragara neza. Si ibyo gusa, na design iri aha ngaha ku nkuta, urabona ko ari design nziza y'amatafari asa neza cyane. Ni rooftop nini cyane, ushobora kwicaraho n'umuryango wawe. Urabona ko ari amavaze meza, indabyo nziza. Akarusho iyo uhicaye uri kureba neighborhood yawe nziza, uri kureba Kanombe, urabona ko ni ahantu haryoheye ijisho. Tumaze kurebana rooftop, reba nawe imitako myiza iri aha ngaha, indabyo nziza, amabuye agaragara neza, ya jaride nziza, gendere ku hagaragara neza, gate igaragara neza, nako ni gate nziza isa neza, inkingi zirabona ko ni ahantu hasa neza. Tumaze kurebana hano hanze, reka twinjirane n'imbere turebe naho uko hameze. Mbere yuko twinjira muri terasi cyangwa se kuri terasi ya salo, urabona ko naho hari indabyo nziza zifite amavaze arimo amabuye agaragara neza. Iyi ni terase cyangwa se n'ibaraza bya salo. Urabona ko ni ibaraza rinini ryisanzuye, ririho inkingi ifite imitako igiye inyuranye, amatara agaragara neza, design ziri aha ngaha. Urabona ko ari design zigaragara neza cyane pe. Umuryango mwiza uduhereza ikaze muri salo. Dukomereze muri salo naho mabereke. Dukomeje muri salo, urabona ko ari salo nini cyane ifite umwanya mugari. Si ibyo gusa, ni salo igaragara neza, ifite umucyo. Urebe amatara ari muri ino salo, ni
amatara agaragara neza, parafo ya gypsum irimo design zitandukanye. Urabona ko ni ahantu hagaragara neza, uzategura hagategurika neza. Ni salo washyiramo intebe nini cyane, ni salo washyiramo intebe ntoya, ugashyira imitako myinshi muri salo. Urabona ko ni ahantu haba hasa neza. Si ibyo gusa, unareba ino design usanga aha ngaha, imbaho nziza zigaragara neza zikozwe mu buryo buri modern bwiza. Tumaze kurebana salo, tugiye kureba na salamanje. Nk'uko bibabwiye, ino nzu yubatse mu kibanza kinini pe, nawe uri kugenda ubyibonera. Salo nini cyane n'ingari, salamanje ubona ko nayo nini cyane irisanzuye. Wowe ukunda inzu nini zifite umwanya munini mu masalo, mu byumba, inzu ntigucike ko nawe uri kubyibonera. Rero ino salamanje yakakira abantu benshi cyane, abantu benshi cyane nk'uko wabyiboneye. Ni ahantu hanini ushobora gutumira abantu mugasangira dina. Urabona ko ni ahantu haba ari hanini cyangwa se lunch, ni ahantu hanini hisanzuye. Usanga n'amatara meza, parafo ikoze neza, ni ahantu haryoheye ijisho, umwanya wo gukarabiramo intoki zawe urabona ko nabo bawuteguye. Tumaze kurebana salo na salamanje, tugiye kurebana n'igikoni. Ni igikoni cyiza cyubatse mu buryo buri modern. Ureba imiryango iri hano, imiryango ikoze neza. Dukomereze mu gikoni. Ni igikoni kigaragara neza cyane pe, nk'uko uri kwibona. Ni igikoni gisa neza, ni igikoni gifite utubati twinshi kuva ukajya hose. Urabona ko ni igikoni gisa neza cyane, igikoni gifite amabara meza atuje. Urabona ko ni ahantu haryoheye ijisho. Hano ukaza ugasanga umwanya wo gushyiraho kuka yawe, ukaza no ugasanga umwanya wa firigo. Urabona ko byose barabyibutse. Ni utubati twinshi cyane, umwanya wo kogerezamo ibyombo, amakaro agaragara neza. Urabona ko ni ahantu hasa neza. Tumaze kurebana n'igikoni, tugiye kurebana n'igikari. Aha tugeze ku gikari cya kino nzu. Urabona ko ahangaha ndi ni kuri terase y'igikari. Urabona ko ni terase nziza, ifite inkingi zigaragara neza, amarangi asize ahangaha, haba ku miryango, haba ku nzu ubwayo. Urabona ko ni ahantu hasa neza. Iki rero ni igikari, ni igikari gipavomye ahantu hose, ni igikari kinini cyisanzuye. Urabona ko hari umwanya munini wo kumeseraho, umwanya wo kwanika tuza kumusanga hariya hepfo, umwanya wo kogereza ibyombo hanze, igikoni kinini hanze. Baza kuza kubona ni ahantu hanini cyane hisanzuye. Ni igikoni kinini kirimo amashyiga menshi. Urabona ko ni ahantu heza ho gutekera. Dukomereje ahangaha hepfo, tuza no kuhasanga andi ma annexe atatu. Aho tuza gusanga stoke, inzu y'umukozi, dushe na toilette ndetse n'ikigega hejuru. Urabona ko ni ahantu hanini hisanzuye, aho ushobora kwamesera. Hano hirya tukasanga n'umwanya wo kwandikira. Urabona ko ni igikari kinini hisanzuye, gipavomye ahantu hose. Ni igikari kigaragara neza cyane. Urabona ko reba byonyine n'umwanya wo kwandikira imyenda, ni ahantu hanini hisanzuye cyane. Tumaze kurebana hanze salo, salamanje n'igikoni, tugiye kurebana n'ibyumba byo muri ino nzu. Tugiye kurebana ibyumba bigize ino nzu. Ni ibyumba 4, dushe na toilette 3. Ahangaha mpagaze turaza kuhasanga icyumba kimwe, dushe na toilette, aho tuhasanga cya cyumba twita cy'umushyitsi cyangwa se dushe na toilette umuntu uri muri salo yakoresha. Urabona ko iki ni icyumba, iyi ni dushe na toilette. Icyumba cyawe ushobora kuza kugifunga, wagira abashyitsi bagakoresha ino dushe na toilette. Reka tuyirebane. Iyi ni dushe na toilette, umuntu uri muri cya cyumba cyangwa se umushyitsi wawe n'umuntu uri muri salo ashobora kuza gukoresha. Urabona ko nayo design nziza cyane, shawa igezweho, ibikoresho bikomeye, amatoilette akomeye, amakaro agaragara neza. Urabona ko ni ahantu hakoze neza cyane. Tugiye no kurebana icyumba cya mbere cyo muri ino nzu. Iki ni icyumba cya mbere cyo muri ino nzu. Ni icyumba kinini, ni icyumba cyisanzuye, kirimo amarangi asize neza, amatara meza, parafo gypsum, amadirishya manini atuma tugira umucyo. Urabona ko ni ahantu hasa neza, uzashyira amarido yawe agakomeza hagaragara neza, n'igitanda ukakurara ahantu hisanzuye. Tumaze kurebana icyumba cya mbere, tureba n'ibindi byumba bisigaye. Tugiye kwinjirana muri koridoro idutwara mu byumba bitatu, aho tuza no kuhasanga chambre principale n'ibindi byumba 2 bihuriye kuri dushe na toilette. Urabona ko iyi ni koridoro nziza cyane, tuza no kuhasanga umuryango ushobora kuhita ugusohora hanze. Urabona ko ni ahantu hagaragara neza, hari umucyo mwinshi. Iki tugiye kwinjiramo ni icyumba cya kabiri. Ni icyumba kinini, ni icyumba cyisanzuye, ni icyumba gifite umucyo nk'uko uri kwibona, kandi ni icyumba kigaragara neza cyisanzuye. Uzashyiramo igitanda cyawe na garde-robe yawe, ugasigara indi myanya yisanzuye. Urabona ko uhasanga parafo nziza ya gypsum n'amatara meza agezweho. Turebana n'ikindi cyumba cya kabiri bihuriye kuri dushe na toilette imwe. Iki ni icyumba cya kabiri.
nacyo ni icyumba kinini. Icyumba kinini biragoye kubona inzu muri ino minsi ifite ibyumba binini nk'ibyino nzu ifite twabazanye uyu munsi. Amatara meza, parafo ya gypsum, umwanya munini bihagije, ubugari, akarusho n'icyumba gifite umuntu ubona ko ntabwo ari ahantu hejuru mu maso. Ibi byumba byombi tumaze kurebana bikoresha iyi dushe na toilette. Iyi ni dushe na toilette abantu bari muri ibi byumba bakoresha. Dushe na toilette y'amakaro meza agaragara neza, shawa igezweho, amatoilette akomeye, amakaro tuzagura kuri amasuku, rero ko ni ahantu hasa neza. Tugiye kurebana na chambre principale. Aha ngaha ndi ni ku muryango wa master bedroom. Iyi master bedroom ikoze mu buryo bwiza. Nimvuga mu buryo bwiza uribaza gute? Iyi ni koridoro ya master bedroom, aho tuze kuhasanga umuryango ugera kuri dushe na toilette. Aha ngaha ni umuryango udutwara mu cyumba ndetse no mu rwambariro. Urabona ko ushaka gufunga icyumba cyawe n'urwambariro rwawe, umukozi cyangwa se ugufasha gukora amasuku agakora amasuku atiriwe agera mu cyumba cyawe. Urabona ko ni shawa nziza, dushe na toilette nini byisanzuye. Nimvuga byisanzuye reba nawe n'umwanya wose, ni ahantu hagari hisanzuye cyane. Iyo bavuze master bedroom wumva dushe na toilette nini. Umunsi natwe twabazaniye inzu ifite dushe na toilette nini yisanzuye. Reba nawe ahantu urabona ko hasa neza, amakaro ameze neza. Tugiye kurebana ndetse na dressing room. Iyi ni dressing room tugezemo. Urabona ko ni dressing room badushyireho etajeri yo gushyiraho inkweto. Urabona ko ni etajeri nini cyane, ni gake cyane uzasanga baributse gushyiramo muri etajeri. Uza kuhasanga garde-robe nini cyane. Nimvuga nini cyane nawe urabyibonera ko ni garde-robe nini. Urabona ko ni urwambariro rwisanzuye, urwambariro runini cyane, ni ahantu hagaragara neza kandi ni ahantu hisanzuye. Tumaze kureba na dushe na toilette bya master bedroom ndetse n'urwambariro. Reka turebane n'icyumba cya master bedroom. Iki ni icyumba cya master bedroom tugezemo. Ni ahantu hanini cyane, ni ahantu hisanzuye, akarusho reba nawe ukuntu hano hantu hangana. Ni hanini cyane pe, hanini cyane, hafite design. Reba hano ku nkuta, design nziza cyane, ushobora gutera igitanda cyawe ahantu bwiza ukomeza kwinjiraho. Parafo nziza, amatara agaragara neza kandi amatara anagezweho. Wabyiboneye ibi byumba birisanzuye, master bedroom ikisanzura kurushaho. Tunarebane balko umuntu muri master bedroom ushobora kubyuka akageraho bigaragara neza. Nibagiye no kubabwira ko ino nzu inafite office. Reba nawe ubyutse ukicara aha ngaha ubona ko ni ahantu hasa neza, uri kureba jardin yawe, ni ahantu hakoze neza cyane. Iyi nzu rero ikaba ifite na office, kananyibereka gusa mbere kwibereka nawe reba ukuntu hano hantu hakoze neza. Iyi ni office. Ni office ushobora gushyiramo intebe zawe, ibikoresho byawe, ibitabo byawe. Urabona ko ni ahantu heza hagaragara neza. Niba byagaragara neza baza kureba imiryango ukuntu hakoze, ni ahantu hasa neza. Tumaze kurebana ino nzu yose, tukarebana parking, turebana jardin. Twibutsa ko ikibanza ni ikibanza kinini nk'uko bibabwiye. Inzu irisanzuye mu byumba, salo. Twibutsa ko ari ibyumba 4, dushe na toilette 3, salo, salle à manger nini, igikoni kinini cyisanzuye dusangamo utubati twinshi, igikari kinini cyane nk'uko mwabibonye muri video twarebanye. Parking yajyemo imodoka zirenga 8. Rooftop nziza iguhereza ya view nziza. Bingaro, office, jardin nziza, indabyo nziza n'amabuye akikije ino nzu. Mbonye ko ni ahantu hasa neza cyane pe. Mbibutsa ko ino nzu iherereye aha ngaha i Kanombe. Ikaba iri kugurishwa ku giciro cya $230,000. Uyu munsi nawe wagura inzu ifite ikibanza kinini cyane. Urabona ko ni ahantu heza hanini, ukagira ahantu heza nk'aha ngaha hisanzuye. Mbibutsa gukomeza gukora like, share, subscribe. Duhamagaye kuri nimero uri kubona kuri screen yawe tuyikugezeho.